nanjye baze kwandika kano kantu bavuge ngo OLGA afite abayegisi bangaye mwandika abagisi ba OLGA mwandika wasi se nyine ko baba expired urumva bagihari ariko nyine barahari turebe umubare wabo nabyamanye nabo turebe n'uwo wakundanye nabo tubikompare ari abantu benshi bazatika ku mutima bagiye ko bata oya nese iki kiganiro nzajya kugiye ditingira handi batazabikata oya nago bazabikata babikata kubera ko hari igihe imitima yasimbuka urabona ko akundi batapinga gutya muri TikTok hari igihe byajya bizamuka kuri abayegisi bawe bakajya bazamuka kuri kereka bambeshye ariko ngiye nabo ngira abayegisi ugira abayegisi bangaye ngira batatu ugira abayegisi batatu n'uwo muri kumwe wa kane none ko turi kumwe n'umuyegisi uhindirjo neze bundi yaba we oya okay ubwo n'uwa kane nyine oya naga ari umuyegisi ni umugabo wanjye buriya nawe baramwari muri kumwe wajya kuvuga ngo ni abagabo oya nibyo oya ariko oya nose siko bimeze nose ntabwo abakunda nese niba narakundanaga nabo nabanaga nabo none se igihe mwabaga muri kumwe wavugaga ngo iki wabwiraga abantu iki urabwiraga ati ni umugabo wanjye uyu ni iki ni umugabo wanjye nuvuga ngo watandukanye na bariya bo bari abashere uyu ni umugabo nuvuga ngo warashatse nuwagutekerezaga kuzanga zagutereta ubwo asubiza amerwe mu isaha yego nabireke rwose ikibazo nkunda kukikubaza kuko mba ndi kumwe na Derrick inshuro nyinshi iyo ubonye abakobwa bamuhamagara buri mwanya biriya bintu bifata ute nyine bitewe n'ibintu avuga nyine akunda kugira inama abantu kandi afite n'abafana benshi rero nyine kuba umufana yamuhamagara ntabwo ari ikibazo kuko nyine arabitaba nk'abafana nta bindi bintu baba bapanga birenze cyane ko batanabazi yego bakunzi ba Boston TV show uyu munsi twongeye turagarutse rero ikumwe namuciye inyuma arabahenze hata turi kumwe akosogereka ko nyihaka kugize wavuga ko asubundi reka nkabaza muri commentaire ubona bimeze bite mbona bari kukunshinja wagira ngo hari igihe kizagera rero bafana bacu urumva nk'ibintu muvuga ugasanga abantu barashwanya hangahe inyuma ya kamera urumva ugiye kuvuga ngo bizaba ari siko monano akandi ngo Sema mbusuri kunywa icyayi wowe nagukonje ngerega nta mugore ngira ariko wowe ugira ngira umugabo nyine wese wazashatse umugore uraburi ni vuba OLGA byameze bite rero beze fresh muri iyi minsi ntago turi kukubona abantu bari kuvuga ngo barakubuze byagenze bite ubwo bamburiye he ariko nakwakire bo gusoma no kucya bataza kuvuga ngo ndi kunywa ngenyine wazi wangereka Bantu rero ndagira ngo mbabwire uyu munsi tugiye gukora ikiganiro ngiye ndi kumwe na OLGA mukunda kuvuga ngo iyo twakinanye filimi ngo mba mfite ukuntu mureba ngo nabo banyinishije ndi umugore wawe none se ugira ngo none se urajya bizagende bite uzakina na Derrick ari umugore kuri abisana ari umugabo wawe nyine urumva nago bimininga nyine ngiye ngomba kuba ndi umugabo muri filimi inyuma ya kamera ukaba uri umugabo uri nuvuga ngo uri umugore wanjye muri filimi siko bimeze kintu bitwaye Musundo zahita twazaretse tina nyuma y'akazi tukagira uko twigenza aricyo byabitse nyine urumva ibyo biryo dukina muri filimi tukaza kubigaragaza no mu buzima busanzwe ntago wabyemera uravuze ngo wazatubuna icyo bintu ntago birimo ese OLGA reka nkubaze reka twiganirire ibyo byarakanyuzeho nyine kwa kundi umuntu abana n'umuntu iyo urebye revo wari uriho mbere ukabona n'uyu munsi ko warahuye na Derrick ubona hari ni igiki byakunguyeho nyine mu buzima bwawe nibishobora kuba byaragusubije hasi cyangwa byanshubije hasi nyine kuri ngewe n'iby'agaciro hoya ntago uri kubisobanura ibyo ndi kubaza reka nyikubaza cyumve neza ndi kukubaza reba kera utarabonana na Derrick nta muntu n'umwe wari ukuzi sibyo siko biri ushaze kuvuga ko nta muntu n'umwe wari unzi se iyo tuvuze ngo nta muntu n'umwe wari ukuzi tuvuga muri social media ahubwo wenda mvuga ngo byariyongereye cyane oya ibingibi ntago nabyemera pe ntago nabyemera tuvuga ko nta muntu n'umwe wari unzi nta n'abashuti bagiye ntago bari banzi ntago aricyo ndi kuvuga ngiye kuvuga muri social media nyine abastari abandi bantu bakoresha social media n'abandi baturage bose basanzwe bakunda social media ndi kuvuga nyine ko nta muntu n'umwe wari ukuzi sibyo uyu munsi ufite izina risa nkaho riri kwiyubaka
abantu batangiye kukumenya, hari ibintu tugenda tubona muri social media, umuntu akakuza ndishuwa yuko Derrick ari wakuzamuye kugira ngo umunsi tukumenye, siko bimeze? Nawe urabyemera? Ndabyemera cyane. Ni n'ikintu wakabaye umwubahira 90%. yego. Uyu munsi dufite ikibazo cyo muri social media cyuko uzana umuntu ukanamukunda, warangiza ukamuzamura ukamuhereza izina, yarangiza ejo bitewe nuko abantu bamaze kumumenya, cyane cyane aba diaspora, tureke n'aba diaspora n'abandi bantu bafite ibiceri byabo, ukatuvuga ngo ukahita cyacyubahiro wa muntu yaguhaye bitewe nayagukuye. Dufite ubwoba yuko wenda n'ejo bundi nawe bishobora kuzaba. Ese wowe mu mutima wawe ntabwo ujya ubitekereza? Oya, njye ntabwo mbitekereza. Nta nubwo ntabwo. Ushingira kuki uvuga ko utabitekereza kandi hari ingero nyinshi tuzi? Nabitekereza nyine abantu baba batandukanye, sibyo? Abo ba diaspora waruvuze na ba diaspora ku giti cyabo, sibyo? Yego. N'abandi bantu basanzwe nyine na OLGA ni OLGA. Njye rero ntabwo ari uko nteye. Uravuze ngo ntabwo uzigera umureka? Ntabwo nzamureka. Ushingira kuki uvuga ko utazamureka? Nahise mureka, ariko kubundi ko uri gukomeza umbwira kumureka. Oya, ngiye ndi kukubaza kuko ejo n'ejo bundi twazajya kubona ukabona aranditse kuri ka kari ngo nyuma y'uko ugiye. Arakaririmbo njya numva abantu benshi bakoresha, na General Ben yaragakoresheje, na Shakira aragakoresha, njyewe ngo nyuma y'uko ugiye. Ntabwo ari kireka we ndanabireka, ariko njye ntabwo icyo gitekerezo. Ni ukuvuga ngo we uruhande rwawe nta kibazo rufite? Njye nta kibazo. Kandi nawe ndizera ko atamukira muri ubwo buryo. Uyu munsi mubana gute mu rugo? Ndi kuvuga nyine uyu munsi ntago dufite meaning y'ukuntu wasobanura uburyo mubanye mu rugo. Uri umugore we, uri iki cye, bimeze bite? Njye nyine ndi kubaza ikibazo nyine kuko urumva si mubana mu nzu imwe se? Yego. Uri iki nyine muri urwo rugo? Ndi umugore we. Borashatse? Ubu ufite umugabo? Ejo n'ejo bundi twabona akana? Oya. Kuteze umuntu n'ibindi bintu birenze n'umwana n'ibindi birenze nyine n'ubu. Iyo uvuze hoya uvuze ko utazamubyarira? Oya, nzamubyarira. Ubuse mwaba ubana n'umuntu ukabizwa n'iki kumubyarira? Noneho abasore bakekaga yuko bino mwirirwa mukora ari prank, ubwo basubiza amirwe mu isaha. Ese bundi zo prank aho uri kuzikura he? Ngiye ntago uyu munsi ni bari prank, hari niba atari prank. Nuvuga ngo ibi ngibi uri kuvugira hano ni ibyanyabyo. Biri seri. Utwitega umwana? Oya, nagarajyamo. Nagarajyamo. Nyine iyo umuntu ashatse ubwo ikiba gikurikiyeho n'umuryango w'abana, ejo bakazajya ku ishuri. Ntabwo uteganya kuba wamureka? Ushingira kuki uvuga ko utazamureka? Nabikubwiye ariko. Oya, ntabwo wabisobanura. Nyine ntabwo nzamureka, ngiye ntabwo iyo gahunda gifite yo kumureka. Iyo uvuze ngo ntabwo nzamureka, hari impamvu yatuma utamureka uwo muntu? Impamvu zo ni nyinshi cyane. Izo zisobanure nyine abantu bazimenye, batazagira ngo wenda hari ibindi bihishe. Oya, nta bindi misha. Hari impamvu ushobora kuvuga ati ngewe bitewe nuko uyu muntu afata neza, bitewe nuko ankunda, bitewe n'iki. Izo nizo mpamvu dukeneye kuvuga. Nkunda kandi nanjye ndamukunda, sibyo? Ni uw'agaciro mu buzima bwanjye. Kandi ntabwo nteganya nyine kumuhemukira, ndizera kandi nawe ko atabikora. Yego. Urabizi neza ko atazigera guhemukira? Iki kibazo nkunda kukikubaza kuko mba ndi kumwe na Derrick inshuro nyinshi. Iyo ubonye abakobwa bamuhamagara buri mwanya, biriya bintu bifata ute? Nyine bitewe n'ibintu avuga, nyine akunda kugira inama abantu kandi afite n'abafana benshi. Rero nyine kuba umufana yamuhamagara ntabwo ari ikibazo, kuko nyine arabitaba nk'abafana, nta bindi bintu baba bapanga birenze cyane ko batanabazi. Yego. Okay, wowe wifata nkaho nyine ari umufana? Abafana nyine n'ubundi baba bari kumuhamagara. Reka twizere yuko urugo rwanyu ruzagenda neza, wenda mukakomeza nta gatotsi kazazamo cyane. Hari ikintu kimaze iminsi kivugwa ku bintu bijyanye na social media, ku bantu b'abakobwa bamwe inzoga bagasinda, bimwe na rimwe bafite n'amazina akomeye cyane hano mu Rwanda, ukabona umuntu yanywa inzoga arasinze paka na polisi ikaba yamujyana imbere y'urukiko. Ibi bintu ubona ku bantu bafite amazina, ejo naho tutazisanga uvuga ngo uri mu kabari bagutanye mu kwaha cyangwa meruka umugabo waguha imodoka, ejo bundi twayakona tukabona uragonze. Ese ubundi ngiye ngo inzoga kandi uri kubona ko ndi kwinywera icyayi? Turi mu mbe. Ngiye ntabwo bizambaho kuko ntabwo nzinywa.
oya ahubwo vugisha wagira inama bazinywa oya ntacyo ubwo bagira inama kuko ikibazo nta bagira inama yo kunywa nkeya nyine bakareka gukora nk'ibintu nyine bakareka kunywa nk'inzoga nyinshi wenda atwaye nk'imodoka akanywa nyine bibiri mu rugero cyangwa se niyo yaba atwaye afite iyo n'imodoka agashaka umushoferi ngira ngo niko byakabaye wowe ntabwo ujya unywa inzoga uvugishije ukuri ntazagufata akavidewo mugashyira hano uzagafata yewe ndifata turasangira cyangwa urangura ngiye ntabwo nzinywa menya ko nazinywa uvugishije ukuri ntabwo unywa inzoga uvugishije ukuri ntabwo nzinywa kuko njye hari ikintu umuntu ambwira nkumva ashyizemo akantu ariko wivuga none se wowe kuki nakubwira ngo unywe inzoga njyewe abantu benshi babizi ko nazinywa oya barabizi ko kuva na kera narwo ndanywa inzoga njye ndi kukubaza impamvu ndi kukubaza ntabwo njyewe uri umuntu wakuri yanjye warambonye waranguriye njyewe impamvu ndi kwikubaza hari impamvu ndi kwikubaza nyine ntabwo unywa inzoga ntabwo nzinywa uvugisha kuri n'umutima wawe nk'umuntu usenga none se ndasenga njye ntabwo nywa inzoga nyine useka nyine ndakubajije ese kugira ngo ndire njye ntabwo nywa inzoga kaninywera icyayi ko washinja umuntu ibintu we impamvu mbikubaje nuko nabonye usomaho wambonye ryari uko nukunsebye uvugisha kuri ntabwo nakubonye wowe uzamura ikiganza cyawe uvuga ati ndarahira imbere y'Imana ntabwo nakubonye unywa inzoga ariko harimo no gusebanya njye nakubwiye ntabwo oya ariko nibwo njyewe ntabwo nywa inzoga no kuva navuga sindanywa inzoga n'itabi ariko nkeka yuko mu bantu bakoresha inzoga bafite uburyo byo babyumvamo nta nubwo njya kure yabo ko buri muntu wese afite amahitamo yiwe ariko nekereza ko kunywa inzoga warangiza hakaba hari abandi bantu bangamira nekereza ko ari ubugwari ngiye muri ngewe urugero nyweye inzoga ntwaye imodoka hari abantu benshi bari mu muhanda hari abantu benshi bafite imiryango rimwe na rimwe usanga abantu benshi duhura nabo mu muhanda bahetse n'abana bavuye ku ishuri utekereza gute ko waba utwaye imodoka wasinze ukagenda ukagonga inzu y'umuntu nk'ibyabaye kuri mu minsi muheto uyu munsi akaba ari imbere y'urukiko niyo mpamvu nawe nagukoresha kino kiganiro kugira ngo nawe wenda mbe nakugira iyo nama cyangwa se twabivugaho kuko nawe ufite imodoka ariko njye nakubwiye ko ntanywa inzoga rero uri kumva n'ahantu nzahurira okay ngaho gira inama abantu banywa inzoga bakatwara imodoka nyine nabagiye inama y'uko niba avusenga agiye kunywa inzoga kandi azi ko ari butware ntanywe nkeya ku buryo ari bubashe nyine gutwara nta nubwo nkeya byemewe rega kuko kuvuga nkeya iyo uvuze ngo nanywe nkeya kuko nta muntu unywa inzoga nkeya yagiye kunywa inzoga kubera iki se abantu banywa inzoga bazatanga hari abantu benshi banywa kandi bagatwara ngenda bazi banywa bagatwara kandi nta kibazo polisi rero biraje gutwara ujye batanga urutoki kuko umva nta muntu wemerewe gusoma ku nzoga ngo atware imodoka siko bimeze nyine ariko hari ababikora ntabwo ariko bose babyubahiriza ariko nyine ntabwo ari ikintu wakabaye ukora nk'umuntu kuko ubwawe niyo utirengera ubuzima bwawe ugomba kurengera ubuzima bw'abandi bantu bari mu muhanda ngiye ariko byakaba ushyigikira abantu banywa inzoga se bagatwara imodoka ariko gihe bibayeho niba ari icupa rimwe ese ubona abakobwa b'iyi minsi impamvu badashaka rukubera iki urabizi ntabwo mbizi akenshi reka mbivuge gutya wenda abantu banayimenye ntabwo umuntu twebwe abasore ntabwo nzashaka umukobwa birirwa batwara kuri moto baziritse umumotari n'umukobwa ntabwo ibyo bintu ngewe ntabwo umuntu namushaka uzarebe video nyinshi mu Rwanda wagiye ko ndi kutajya ngewe mbona amavideo uzagiye kuri social media uzabona umumotari bamuzirikanyije n'umukobwa mu nda ukabona paka umukobwa yahinga kandi akenshi ubona nta bahungu njya mbona akenshi abakobwa muri iyi minsi nimwe sinzi icyorezo mufite muri mwebwe ni nayo mpamvu nakoresheje umukobwa muri kino kiganiro kugira ngo ntago ari njye umugani wawe uciye niba ari uwuzi ubone bwawe kudushiramo twese wagira ngo ese reka mwibarize nk'akabazo ni igiki cyatuma uca umunyuma umugabo wawe ntakibaho ubu mugiye kuburara kandi nta muri bukura amafaranga ukabona umuntu uguye amafaranga ntabwo wayakorera ntabwo bibaho ayamaye mu bundi buryo atari ukuvuga ngo manze ndyamane nawe ariko ubwo nyine avuze ngo ndyamane nawe byaba byapfuye noneho ushatse kuvuga ko abantu baca inyuma abagabo babo bagafata amafaranga nta bwenge bagira ntabwo ariko mbivuze ariko ngiye ntabwo nabikora wowe ku ruhande rwawe wagira inama cy'abagore bari hano hanze baba bifitiye udusore twabo dutoya bikoreshereza ku mpande kuko nawe uri umudamu ibyo nyamwumva bavuga ngo gupfubura niba ari ugupfubura ntabyo iyo gupfubura ntabwo ujya ubyumva ko bapfubura kareka oya
uravugisha ukuri ahubwo wasanga nawe ujya ubikora wanjye nta muntu njya apfubura nta n'uwapfubye ngewe ikintu nkora ni na mpamvu ndi singo ibi byose mba mvuga nta na kimwe nkoramo kuko ntazagira umukobwa utunga agatoki ajya muri kamera avuge ngo naryamanye nawe abivuga yewe se warama udatuma comment dusanga abantu bose babivuze bashobora kubivuga bansebya ariko nta muntu n'umwe muraryamana ntawe ndacyari imanzi iwanyu se bararoga ushobora kuba ubwo baba bafite ubwo bw'ikibungo atari n'ubw'inaha ngaha mwa bakobwa mwe muze ko twandikira muri comment mutubwire ikibazo nuko nta mukobwa ariko nanjye baze kwandika kano kantu bavuge ngo Oruga afite abayegisi bangaye mwandika abagisi ba Oruga mwandika wasi se nyine ko baba expired urumva bagihari ariko nyine barahari turebe umubare wabo naryamanye nabo turebe n'uwo wakundanye nabo tubikompare hari abantu benshi bazatika ku mutima bagiye ko bata iki kiganiro nzajya kugieditingira ahandi batazabikata ntabwo bazabikata babikata kubera ko hari igihe imitima yasimbuka urabona ko akundi batapinga gutya muri TikTok hari igihe byajya bizamuka kuri abayegisi bawe bakajya bazamuka kuri kereka bambeshye ariko ngiye nabo ngira abayegisi ugira abayegisi bangahe ngira batatu ugira abayegisi batatu n'uwo muri kumwe wa kane none ko turi kumwe n'umwegisi windije neza bundi yaba we okay ubwo ni wa kane nyine ntago ari umwegisi ni umugabo wanjye buriya nawe baramwari muri kumwe wajya kuvuga ngo ni abagabo oya nibyo oya nose siko bimeze nose ntabwo abakunda nese niba narakundanaga nabo nabanaga nabo none se igihe mwabaga muri kumwe wavugaga ngo iki wabwiraga abantu iki urababwiraga ati ni umugabo wanjye uyu ni iki nuvuga ngo watandukanye na bariya bo bari abashere uyu ni umugabo nuvuga ngo warashatse nuwagutekerezaga kuzanga azagutereta ubwo asubiza amerwe mu isaha yego nabireke rwose hanyuma Oruga dusoza ngira ngo ufite abafana benshi umaze kugira abafana benshi ndagira ngo utange inama ku bana b'abakobwa inama ku basore ingimbi abagabo bubatse urabona muri iyi minsi dufite ikibazo cy'ingo zisenyuka za buri mwanya hato na hato ari ibintu byinshi bitandukanye nyine ariko nawe uravugamo bimwe bikeya nyine umwanya ushobora kuvugamo wenda bishobora kuba ari ugufuha bishobora kuba ari ukutumvika wananirwa gufuhira umuntu ukunda hari ugufuha bikanarengera reka mubwize ukuri none se reka nkubwire Oruga ubwo batumye birengera gute none se urambwira ngo umuntu azarike kuvugana n'abantu ku ruhande kugira ngo atunge umugore biterwa n'ibyo mwavuganye Muse ni igiki cyatuma uvugana n'umuntu ku buryo wasenya urugo rwawe wubatse none se wowe kuvuganye ugatabana bawe n'umugabo ni igiki cyatuma uva mu rugo rwawe ku buryo wumva ko wavuganye ni wafashe umugabo asambana icyo ni icyambere urumva ni wamufatanye n'umukobwa muri rogi cyangwa se bafite ukuntu bacuditse ngo yanditse ngo ndagukunda icyo niyo cyatuma usenya singe mvuze gutyo ashobora kwandika ngo ndagukunda hari impamvu nyine wenda ubuse Derrick reka bajye bamwandikira benshi ngo baramukunda ahubwo gira umutima ukomeye ubanda ufite umutima nk'uw'ingonasha ni gute umuntu abafana bari kumubwira ko bamukunda neza ubwo nanone mbonye bari kumubwira ngo baramwanga nanjye byambabaza ubuse nagukeka ko hari umukobwa umukunda byanyabyo atari bira byo kuba ngo ni umufana abafite aho bahurira se cyangwa amukunda byanyabyo atanamuzi ubwo ni iki se abantu bose baba bamwandikira urabazi ko ese ko bamukunda uriya we amukunda urukundo rusanzwe bitwaye nuvuga ngo kuri we nene wamukunda nta kibazo nisirogira ngo mvuge ngo bamwange oya ndi kuvuga bakishimira kubaho nta muntu ugukunda abantu bose bakubwira ngo barakwanga natandukanya kuvuga ngo umuntu agukunda bisanzwe n'urukundo rw'indani byaterwa n'uri uriya nabo bayamukunda urukundo rwanya ngo uriya ni kamera uri kubwira nakujyari fresh ariko niba amukunda bitewe n'ibyo avuga nyine sibyo niba hari ibintu yavuze wenda uri kumva harimo inama nyine akumva ari kumugira inama sibyo agomba kumukunda nyine ese wowe wemeraze ubwo wenda nimba yaragiye kwiyahura akaba biretse urukumva se yamwanga ese wowe ureka nkubaze udashyizemo amarangamutima wemera zira nama za Derrick again ko ari indanyazo nawe wajya kuzigendera mutaraba nari umufana we nawe ngewe wambwiye yuko wamupingaga narisi narabubona akose wowe nawe avugaga ngo ntabwo nakundana ntabwo ari byo ndabeshye nabikubwiye
ntago ninjye wabibwiwe muri rusange ntago avuga ngo ntago wankundana nawe oya ese kuri kubivuga umuntu utabishaka ntabwo nabivuze ibyo bintu boy okay guys mukore subscribe kuri Boston TV show tuzadora tugaruka impamvu tunyujeho kano kaganiro no kugira ngo abantu batazatwibagirwa kandi babone ko tukiri kuri iyi channel hari indi channel rero tugiye gufungura y'umumama w'inshuti yacu ntabwo turamenya izina ryayo ariko nimubibona muri community zacu mu macano dusanzwe dukoreraho muzamusapotinge afite ibyo akora agiye kujya reka mbivuga gutya agiye kujya abwiriza abantu ngo Imana yaramuhamagaye ntabwo nge nemeranya nawe ko Imana ngiye ifite Imana yanjye ariko we yemera ko Imana yamuhamagaye rero mu gihe yamuhamagaye hari abagomba guhereza umuhamagaro sibyo agiye kujya babwiriza gusa akeshi tuba turi kumwe like nyine tumufasha muri ibyo byose kugira ngo ubwo butumwa abashe kubagezaho ndagira ngo muzamusapotinge kuko ngiye buriya nemera nubwo ndi umusilamu nemera imyumvire y'abandi bantu ntago kuba ndi umusilamu ngomba kurwanya hagiye basiramu n'iki mutemera ni Imana cyangwa ni Yesu ntago Yesu tumwemera nk'intumwa yacu nk'intumwa y'Imana ntago tumwemera nk'ukundi bandi bamufata ariko bivuze yuko n'uwo muntu uvuga ibyo ngibyo ni amahame yiwe ntago ngende bujye kumuvanga ngo mukuremo icyo atagomba kuba ari agomba kwemera nawe uramumera azakubwiriza ukava mu basiramu ngiye ntago bishoboka twabishuti ariko Islamu yanjye ndayikunda kandi nzayihagararaho iteka ryose ntarabona ujya gusari hage niko bavuga ntago njya gusari ngo mamagara umuntu ngo ngiye gusari ntago ujyayo pe turahorana kenshi cyane ikindi rero uyu mumama kino kiganiro dukoze turi kumwe agiye gukora ikindi kiganiro nawe agiye gufungura YouTube channel yambwiye yuko Imana yamuhamagaye uburyo yamuhamagaye ni uzayibibwirira kuko nge ntago nari muhamagara ariko ubwo muzamusapotinga nyine nkuko natwe musanzwe mudusapotinga nakagaruka rero mukomeze mudukundira ibiganiro byacu kandi OLGA hari igihe rimwe bizarangira byo muri filimi birangiye dukundanye ntabwo nzakundana nawe ubwo arankatiye rero murabibona arankatiye hagiye ufite umugabo wari wabyibagiwe nabyibagiwe andugirira oya ahubwo ngira akantu ko kwibagira ngiye kuzashaka umuntu uzaza unyibutsa wagaruka mako kanuze oya ngiye kuzashaka umuntu uzaza unyibutsa akambwira ngo hari icyo wavuze wibagiwe cyangwa ko nsigaye afite ibintu byinshi mu mutwe nakagaruka rero Imana ibarinde ubwo icyo reka mbabwize ukuri sibyo man tuba twafashe umwanya wacu tukavuga ati reka tuze dushimisha abafana bacu ni ukuri iyo utadusapotinze ejo bino bintu birahagarara kandi rimwe na rimwe hari igihe ufite ibibazo tukaba twagira gute twabafasha mu gaseka natwe tukishima rero dukeneye support yanyu ya buri munsi kandi murabitwereka nago muhema kubitwereka pe iyi timu tuzakomeza kubera Imana dunasenga cyane kuko Imana yitabirimo na hantu dushobora kugera rero uyu mumama mu supporting kuko yahamagawe n'Imana ye komeza kuvuga ngo uyu mumama uze kuvuga izina rya channel yiwe tuzabivugamo mu kiganiro kigaruka ko uyu munsi nago biratangira impamvu tubivuzemo baragira amatsiko yo kureba uwo mumama Imana yahamagaye mama pasiteri Imana yamuhamagaye gutubundi bavuganye ryari isaha ryari yararyamye yarabyutse ari kunywa icyayi ibyo byose azabibasobanurira yarabonekewe ese yarari mu butayu bwabundi bajya bavuga yarari Betelehemu rero azabibwira nge sinari mari banyita muzeru kotana rero nakagaruka ciao ciao